kuri TikTok ubu tumaze kugira 169 bimaze gutapinga screen, tumaze kugira abantu 720 so urumva abantu hano rero ni benshi babaye benshi. So ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya, Kimenyi ni muntu ki? Nkubajije gutyo, Kimenyi yavukiye he, yakuriye he, ese yakuranye izihe nzozi? Ibi nari narabikubajije n'ubushize mu biganiro, ariko kandi noneho hano turi kuri TikTok hari benshi bifuza kumenya Kimenyi ni muntu ki, Kimenyi yavukiye he, yakuriye he, ese Kimenyi yakuza afite izihe nzozi, kugira ngo tuze kujya noneho naho Kimenyi uyu munsi arimo kubarizwa. Nakuriye hano mu gihugu ndimo cyanjye Kicukiro. Umuhungu mvuka mu bana 3, umubyeyi mfite umubyeyi umwe. So inzozi zanjye rero nakuze mama ifite mama yayo, nakuze nkunda football, ariko numva rimwe na rimwe nshobora kutazabya nakachivinga izo dreams zo kuba nabo umukinnyi wenda uri ku rwego rwo narindiho cyangwa se rurenzeho. Ariko rimwe na rimwe numva ntabwo nkunda kuzaba naba nk'umusirikare ya so yabana buriya urabona hari ukuntu umwana akura, cyane cyane abantu wenda turi mu rugero rumwe, wakuraga ugasanga mu rugo bari kugutoza ishuri cyane. Atari uko umupira bakuretse bakubwiye ngo ureke, ahubwo ari ukugira ngo ishuri uribanze urikore, noneho uzanarifatikanye n'umupira nyuma par rapport wenda y'ukuntu ubuzima bugenda bugenda. Ntabwo narakurikiraga mu ishuri, nari ndi umwana w'umuhanga meze nk'abandi bana. So rero ngeze nko muri narakinaga bisanzwe ku mashuri n'ibindi, ariko haraho nageze mbona ko noneho umupira wambera ikindi kiraro, nkabifatikanya n'ishuri, nkabifatikanya n'ubuzima busanzwe, kandi nabyo bikambera ibintu byiza. Niga King David kuko niho navuga natangiriye ibintu bisa nk'umupira, ariko King David ntago twabaga dufunguye cyane ku buryo umupira wawe ukina neza. Naje kuva King David njya aho bita Kabuga High School, niho natangiye kwiyerekanira impano yanjye. Nza kujya noneho mu byo bita irerero. Ubu ngubu hariho ama academy, ariko njye nyitangira gukina habagaho ibintu bitaga ama junior. Usanga hari Kicukiro hari ama junior yitwa gutya, kwa Yago bafite junior, byo twutubore nitwo nakuriyemo. Kugeza aho nagiye muri equipe Vitimena imeniza kundi proinga muri under 17 kugeza ngeze mu isonga. Noneho nza kurangiza secondaire, narangije secondaire neza meze nkaho noneho umupira ngiye kugira professionnel. You see? Yeah. Ni muri ubwo buryo nagiye nzamuka umupira. Hanyuma zanzozi zo kuba soldier man zagendeye ni he zarangiriye? Kandi ndiwe Yo, big energy. Uriwe? Yewe ndi umusirikare bro. Asante sana wala, asante sana. We are soldiers brother, we are soldiers. Hanyuma unyemerere duce mu bihe wagiriye mu kibuga. Ibihe wagiriye mu kibuga byari ibihe watunyuriramo gato ya mu gihe gito, ugerageze ni ibihe wadusobanurira gute Kimenyi? Gukura kwawe mu kibuga byari ibintu bimeze gute? Bro, njyewe navuga ko nagize progress yihuse, kuko njya nko mu isonga namazemo imyaka 2. Muri iyo myaka urumva namaze imyaka 2 mu isonga itajya muri APR. Mu byukuri iyo ugiye kureba ubona ko ari progress bayihuse kugira ngo uve kuri level yo muri isonga itujya nko muri APR. Yego. Kuko APR ni equipe yari kuri level yo hejuru, kubona nje nabonaga abantu nka Ndori, Babakame, ba Olivier, nabonaga ndi hejuru ahantu twabaga bo bari kwitoreza hasi, nkumva ni ibintu bitabaho. Rero utangira kubona inzozi zawe burose ukiri muto, mvuge warose ukiri mutoya, ukabona noneho abantu wabonaga kuri televiziyo utangiye gukora nabo training.
ibintu byihuse cyane kuri njyewe byarihuse cyane reka mbivuge gutyo. Rero APR yambereye isonga yambereye umuryango, noneho APR itimbera nko gufunguka kwa za nzozi, kugera mu byo nifuzaga, kugera mu bintu byiza, kugeza naho natangiye guhamagarwa muri national team. Okay. Ukiraho hari abantu mbona batubwira ngo ku kirahure ngo ntiwongere kubyerekana ngo bashobora wakomeza kurya byo ngubanza byema, ariko ngo ikirahure ntabwo kiba cyemewe. Wajya witamo kuko nanjye hano live mba nitsamo mu kanya burandaza kwitsamo akantu hano gake tuba twitamo gake, ariko numvise hano hari abandi ngo ikirahure ngo ntabwo cyemewe. Uba ugeze mu byo kwinjira muri equipe nationale, abantu 830 nabangaye mu Zapinga Screen. Ndifuza ko twinjira mu 200 cyangwa 300 gutyo, kuko ndifuza ko iyi live iza kuba live y'amateka, ni live iza kuzamukaho n'abandi bantu batari Kimenyi. Dufite abantu batandukanye bari hano tuza kuzamura. So turi kumwe na Kimenyi. Wumva ugiye cya gihe wari ugiye kwinjira muri national, cyangwa ubona amakuru yatangiye kuza yuko Kimenyi agiye kwinjira muri national, wiyumvaga gute? How was your feelings, man? Bro, rero hari feelings umuntu adashobora ku expressinga. Bari raporo nuko ari ibintu binini. Iyo muri camp ya national team hari protocol ikorwa ukabona ko itandukanye niyo wari usanzwe uzi, like ntago ushobora wowe ushobora gusohoka mu gihugu ukagenda bisanzwe, ariko hari nk'ukuntu gusohoka igihugu ukabona babahaye idarapo. Yego, uzi meaning y'idarapo? Yego, ni nko kuvuga ngo igihugu cyose aho kibari inyuma ugomba kupresenta busize bose. So rero iyo ibintu bimeze gutyo ntago aba ari ibintu ushobora kuvuga ngo ndabifashe nyine ngo bimeze gutya, ni ibintu biba ari binini cyane. Noneho bigakubitiraho nuko iyo ugiye gukina buriya national team murabanza mukaririmba national anthem. Urabona ko twebwe ikipe y'igihugu yacu ifata ahangaha ku mutima, uvuga ngo abantu bose basize mu rugo icya gihugu cyose kirahanga, ibyo ugiye gukora byose bigomba kuba biranga. Rero the expressing biragora kuko aba ari ikintu kinini cyane. So rero aho ngaho uko byamera kose umuntu mukuru uri hano feelings arazumva arabyumva. Hanyuma ibihe noneho bya bihe byamwe imbere mu kibuga ari naho waje kugirira imvune. Ese uyu munsi noneho waba ukibiteganya? Hari abantu barimo kwibaza ese Kimenyi yaba ashobora kuzagaruka mu kibuga? Ndabiteganyamo, ariko aho ngaho turashyiraho akadomo. Hanyuma uyu munsi unyemerere duhite dukubita tubangura, kubera ko ndabona abantu bageze mu 190. Mukomeze mutsapinge abantu 770 ingahe, mukomeze mutsapinge. Unyemerere uyu munsi hari abantu bakubonye uri hakurya hariya China, bamwe bati Kimenyi yagiye gushaka impapuro zo kujya muri Amerika, abandi bati Kimenyi yageze muri Canada, abandi bati Kimenyi yageze muri Amerika, abandi bati Kimenyi ubu ngubu arimo ewana hari n'abakoresha wari ugiye umva uretse gato mbere yo gusubiza ngo ibyo nibyo bibazo abantu hano ngo baba bashaka, ngo ubwo mbabarije ikibazo neza, wari ugiye ariko sinzi kabisa. Sometimes hari igihe izi mboga twizanyeho, reka mvuge gutya ngo twizanyeho, hari igihe ziba abantu nimba ari abantu baba bashaka bitari ngombwa. Okay, icyo navuga nkuko batangiye bivuga ngo hari abantu basapotinze muri kare ya football, hari abantu basapotinze muri mu buzima bwo hanze, hari abantu basapotinze mu ishuri. You see, ukuvuga ngo iyo kariya ya football igihe icyo ari cyo cyose nshobora kuzagira iki nari gomba kuzayisohokamo nkajya mu bindi.
kandi ntabwo bivuze ko 60% y'abantu nakorana nabo gabo muri football aribo bazaza kugira iki ku supporting muri business yo hanze. Nari mvuye hano ngiye ahandi kugira ngo ndebe China ni igihugu kinini cyiza kiri hejuru giteye imbere, so nari ngiye kwiga y'ubumenyi. Nshobora kujya kwiga y'ubumenyi bwo muri football, nshobora kujya kwiga y'ubumenyi bundi bwa business. Actually bwari muri ubwo buryo. Abantu bakomeza kunkurikirana barabibonaga daily ibintu wenda postinga ibyerekeranye na business z'amamodoka, ibijyanye na business ibintu biri electronic. Hariya ni nko kuvuga ngo ni kwisoko y'ibintu byose, ku buryo ngewe ndiyo cyangwa se n'undi muntu nawe uriyo nakubwira ati hari ikintu kitari hano mu Rwanda cyangwa se nkeneye wamborera aho ngaho. Ni mu rwego rwo kwagura branding, not even ntibe muri football gusa, ikaba no hanze yawo. Amaye nka data iki ni iki noneho bagukubise DJ Brian gukubise iki amaye nka data wabonye ibintu biba hano Nani igicabaye kira kintu mbere yuko umbaza ikindi kibazo bantu sobanura rwa staff n'umuntu urumpaye kandi urukubiswe n'umuntu witwa DJ Brian gutaye mururu nanjye sindamenye urwo batubwire ndi umupfubuzi ndashaka akazi ebana bakaguhe. By the way, Brian, thank you so much for the gift, yeah. No. Yago bamuhaye akazi man. Ndi umupfubuzi ndashaka akazi. Mbega umuntu wahuranye comment nayisomye blog igisigaye abantu baze kukureba kubyaye nako kazi bakaguhe. After CVS iyi Kime ari umuntu wari tsano comment ariko ntabwo ndi buyisome, baraza kunyihanganira gatoya, bazakarada premier muraza kunyihanganira. Wa muntu we mukorera advertisement y'ubuntu pe ku bantu 900 ibihumbi Kimenyi Yves. Hari umuntu usabye akazi aravuze ngo muhamagara amarizi ntabwo yashyizemo detaye, yanditse gutya bakamuhe. icyo byo mubimenye, hanyuma turwe na Kimenyi. Hanyuma Kime hari abavuze wagiye China ngo uhunze depression ibiki ibintu nk'ibyo, hari ikintu wabivugaho? Ibyo ngibyo sometime ibintu biba kuri social media nimukajye mwizera pe, nimukajye mwizera social media habaho negative nyinshi. Nje nari ndi muri business kandi ndasabye ngo support me as you always came to support me ku kibuga, uko abantu bazaga bakajya inyuma ya Kimenyi, abanyumvaga ku ma radio bakankunda batanzi. Ibyo ngibyo nibyo nkora, nkuko ushobora kuba wa supportinga Yago in other way, nanjye iyo support niyo ndi kuvuga, ntago ari muri ubwo buryo. Ibyo bindi abantu mukanya tugiye kwinjira muri business uyu munsi urimo kubarizwamo, kugira ngo abantu banamenye ese noneho umuntu ashaka gushyigikira Kimenyi yakora iki, sibyo? Ariko mbere yuko tuhinjira unyemerere hari abantu ushaka kubanza kugira icyo mbwira hano. Reka mbabwire mwabantu, iyi live muriho ni Big Energy. Munyumve neza, abantu barimo kwandika Muyango muzane, Muyango ni mwiza, twikundira Muyango, turishakira Muyango. Ibyo bintu murimo gukora mu Kinyarwanda, reka mbabwire ukuntu baca umugani mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore.
ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore. Nk'umuntu ashobora kuza akandika ibintu hano avuga ati nge ikimenyi simukunze cyangwa se ikimenyi simushaka, noneho Muyanga akaba ari hano mu bantu bari hano, Muyanga we akaba avuga ati uwo ni umugabo wanjye, ariko wowe ukaba uri aho urimo kuvuga ngo ngewe kimenyi simushaka cyangwa se dushaka Muyanga cyangwa se muvuge kuri Muyanga. No, ushaka abanzi babiri ateranya umugabo n'umugore. Rero nimugashake kwivanga mu bintu by'umugabo n'umugore cyane. Niba hari ibyo kimenyi ari buvuga arabivuga, niba hari ibyo adashaka kuvuga ntimuze gushyiraho umuntu hano pressure. Nta pressure, nge ntago njya nkorera kuri pressure kabisa. Ntago njya nkorera kuri pressure, kubera ko ntabwo ngewe nje hano kugira ngo nteranye Muyango na Kimenyi. Ino live ntago ari yo guteranya Muyango na Kimenyi. Ino live nta nubwo ari yo kugira gute, nta nubwo ari yo kuza gufata Muyango ngo umuntu amuvugeho hano. No, ino live iriho Kimenyi. Mugomba kubyubaha, mujye mugira icyubahiro mana. Abanyarwanda mwabaye muti ariko mana, mu Muyango mumureke. Muyango muramuzana muri ibi bintu ko turi live turimo turavuga business. Umujene arimo arabasaba support, mutangiye kwandika ngo Muyango turamukunda, zana Muyango wamwangiye iki Muyango. Ibyo murimo ni ibiki? Mwacomenye, mwasinze, mwanywera urumogi, hanyuma rwose ngiye nashaka ngiye kubyivugira pana kugira ngo kimenye abari ugira ute ubivuga. Nashaka kubyivugira kuko we mushobora kugira ngo oya nakiriye Kimenyi na Muyango, nshobora kumwakira hano, nshobora kuzamwakira, ariko ndagira ngo mumenye position ngiye mpagazemo. Ntabwo ndi muri position yo kuba nakwemerera umuntu uwo ari we wese ushobora kuza kubahuka Kimenyi kubera ko turi kumwe hano kuri live. Ntabwo nabyemera. Ni nkuko ntakwemera n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuza kubahuka Muyango igihe ndi kumwe na Muyango hano. Rero muri ubundi bibareba hiki kwanza niba hari n'ibindi bibazo bashaka kuza kubaza, ngiye reka nkwibariza ibyo nateguye kukubaza, kubera ko ino live ni ya Big Energy. Ntago abantu baza bazafungure live z'abantu. Ngiye ntabwo abantu baza kunyangaje ibyo ngomba kukubaza kimwe, urumva? So ikindi unyemerere ni iki wavuga ku bintu bimwe na bimwe bikuvugwaho kuri social media? Uri umuntu utajya ukunda kugaragara muri social media usubiza ku bintu byakuvuzweho. Either hari umuntu urimo kukubeshyera ibintu runaka, either hari umuntu urimo kugutanishinga izina ryawe, either hari ibintu birimo kuvuga muri media ariko ukagenda ugaceceka. Ubundi ubiterwa n'iki? Tubwire, ese ni iki wavuga ku bikuvugwaho muri social media? So ibintu byose bivugwa ku muntu waza ukabya bro, nibi ngibi ndabizi ni live wanyabiseho n'ubundi biragira iki, baragira icyo babivuga. So rero nta mpamvu yo kujya nyine gukomentinga kuri buri kintu byavuzwe gutya byeze, kuko n'ubundi still niyo wavuga ati ibi ni ngewe nabikoze gutya, hari abandi n'ubundi bazagira icyo zabifata uko babishaka. Wowe n'umutima nama wawe n'Imana yawe, ibindi for me shamba numva wapi kabisa. Ndagira ngo rero tubwire uyu munsi Kimenyi ahugiye mu biki? Tumaze kugira abantu 1000, reka tubashimire abantu 1000 barimo kudukurikira kano kanya. Imana ibaho umugisha kandi bongere kandi bazamure. Dufite 223 by'abantu bamaze gutapinga screen. Ni mutapinge, why not? Dushobora no kwinjira muri 1 million. Mubyibuka ko twigize guhagarara muri 1 million, ntago ari ubwa mbere byaba bibaye. So mukomeze, turi kumwe na Kimenyi, aracyarimo kudusobanura byinshi. Kime, uyu munsi uri mu biki? Uyu munsi niye business ugiyemo? Ese uyu munsi umuntu yifuza kugushyigikira, yifuza kuba hafi yakora iki? Bro, ngende ubu ngubu ndi tout travaux, uri kumva? No kuri social media zanjye, kuri platforms zanjye bazabibona. Hari nk'amamodoka maze iminsi ndi gupostinga yama electrique, ibintu byinshi nshyiraho. Hariho ibintu by'ama electronique. Hari umuntu ushobora kuba ashaka nko kuzuza inzu yayirangije, ashaka nko gukora finishing yose y'inzu, nkongo yambwira ati ndagushaka kunzanira ibi bintu ibi n'ibi China. Hari nk'umuntu ushobora kuba akeneye nk'ibintu byo gucuruza mu Rwanda, like nk'ama fridge, amakuka, ibiki, akambwira ati nabibona gute? Ibyo ngibyo byose nibyo bintu navuga ngo ndimo ndikubarizwamo.
muri buri kintu cyose, ubu ahantu hose ndimo. Umuntu wifuza imodoka, umuntu wifuza ibikoresho bya electronique, umuntu wifuza ibikoresho bya electronique, umuntu wifuza moto z'ama electronique, umuntu wifuza telefone, tusa hanyuma kugeza amagingo aya business wamaze kuyitangira bimeze gute? How is it? No, ntago navuga ngo 100% ndi mu nzira, kuko hari urimo natangira ndimo ndatangira, kuko hari n'abandi bantu nyihura nabo banyigisha uburyo bikorwa, uburyo bwa shipping, uburyo ibintu nk'umuntu ushobora kunuma nk'ibintu bingana nka kontineri aho byaca, igihe byamara, uko yaza akabitangaho imisoro ye. So urumva ibyo bintu byose within amezi mazeyo ntago byari butume izo staff zose nzimenya, ariko hamwe n'abantu bahita bagerageza kunyentegra kandi nkagenda mbimenya. So ntago navuga ngo ni ibintu bimfata igihe, kuko n'ubu ngubu hari abo tumaze gukorana bari kugenda banuma ibintu. Wabonye ko bagukubiza ikindi gifi? Ayayaya, DJ Brian agukubiza ikindi gifi hila agose ikindi gifi kabisa, kubita igifi kabisa. Thank you. Big energy. Dufite ibihumbi 239. By the way, Chime, congratulations man. Urimo ufite hari ukuntu iyi live yazamutse cyane, abantu bazamutse cyane, babaye benshi. Dufite abantu 1000 badukurikiye, dufite ibihumbi 240 n'abantu barimo baratapinga screen. Oh my god, turimo turinjira mu bihumbi hafi 300 by'abantu barimo gutapinga imitima, urukundo, love, like they are tapping love. Yo, let's go Pandem Fire. DJ Brian, big up on yourself. Ariko abantu barimo koza muyangariye. Ayima Chime, uyu munsi umuntu ashaka amakuru bagukubiza ikindi, bombo class na de Pandem Fire. yarwaye account yaje nturi buyinyibe mwa. Alex Mutawazi, thank you so much. Thank you DJ Brian, thank you everybody who is sending some gifts. May God bless you. Imana ibahumugisha sana kandi bazamure kandi bongerere sana, ibongerere ibyo gutanga kandi namwe ibahereze kugira ngo mubone byinshi byo gutanga. So Chime, ariko man, abantu kuki batabehavinga? Njya kwivugira nkahita mbona agakomenti k'ubufu. Banayevo n'urugofero wallahi. Urugofero n'ibyanwa. Niko umuntu ashaka full information, ni izihe mbuga nkoranyambaga zawe yasura kugira ngo noneho ewan amenye ukuntu yakorana nawe? Iyi TikTok ni yanjye, Instagram page yanjye iri verified, Twitter nkoresha Kimenyi Yves, hariho nagira biba verified. So ndumva ahantu ndi active cyane ari kuri TikTok na Twitter, na Instagram. So ubwo ngubwo tubaye tugiye mu kazi, abo twazaduhuza twayaduhuza kuri WhatsApp. For now ntago nahita nshyira WhatsApp kubera ko ukuntu bahita batangira kudistabing atari no mu buryo bw'akazi. Si okay. Mbere yuko mbaza ikibazo cya nyuma, hari comment nabonye, reka nzivuge. Hari umuntu nabonye avuga ngo genda Kimenyi uritoso. Hari ikintu wabivugaho? Habe namba toso ni Yesu. Hari umuntu witwa Fidel ati zira modoka ucuruza nizihenda, tubwire minimum price. No, ntago nukuvuga ngo imodoka wahenda bitewe niyo ushaka. Ihenda bitewe niyo ushaka, ariko kavuge gutyo ubushobozi bwose uko buba bungana umuntu akwereka. Harimo kuganira hari n'uwavuze hano, hari uburane my god, that kini giki ale ni Mutabazi kini giki cyangwa bise. My god, that kini giki no mwogagira Imana mwe Galaxy ambo clat in a de pandem bombo clat in a de pandem. Kubera ko hari respect nge nkugomba, nubwo nabivuze nkabona bamwe hano barabisetse, abandi nkabona ntazi sinzi ibyo barimo. Ngiye hari respect ngugomba kuba nakwakire kuri
live yanjye ntabwo bimpa uburenganzira bwo kukubaza ibintu byose niboneye, ariko ndifuza ko niba Tesi, thank you, oh my god, ako sa no magift no notura, ako se turajya he noneho, ako se tujye he, ako se mushaka ko tujya he, 280 abantu igihumbi, ariko se tujye he, mushaka ko twimuke. Oh my god, reba DJ Brand arasana ipinze nawe, oh my god, ako se sha mushaka ko dukora iki, tubigenze gute? Hanyuma kimwe si ikibazo, ngiye ndifuza ko niba wowe, thank you, DJ Brand aragusina ipinze, wamubonye? ariko nanjye kubita Money Pandem Fire. Ibi byo ndashaka ko ari wowe ubyivugira, ntabwo ari ikibazo. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ibijyanye n'urugo rwawe, ibijyanye n'umuryango wawe. Ni uburenganzira bwawe bwo kubivugaho cyangwa ntubivugeho, ariko ngewe impamvu nkubwiye gutya ntabwo ndi muri position nziza yo kukubaza ibintu bijyanye no mu rugo rwawe mw'imbere, kuko nanjye ubwanjye ntacyo njya mbivugaho iby'iwanjye mu rugo rwanjye. Rero niyo mpamvu navuze ngo hari respect nkugomba, kuko kuri ngewe ntabwo iki ngiki ari ikibazo naza kukubaza. Rero ndashaka ko wowe ugira icyo ubivugaho. Niba hari icyo wabibwira ku bantu bari hano bakomeje kubaza, ese Kimenyi na Muyango baratandukanye burundu koko, ese bakoze divorce, ese Kimenyi ni single? Hari abakobwa bari hano bishakira kumenya niba uri single, uze kubafasha rwose. Nabonye hari ibyana hano, hari ibyana pe, ahantu nahabonye ibyana, dore tumaze kugira igihumbi n'ijana by'abantu badukurikiye. Ahantu nahabonye ibyana n'amasnipe n'ibiki, ahantu. Rero ngaho tubwire bimeze gute? sha ibyo ngibyo rwose byo nta kintu bivugaho pe. Gusa ibintu bimeze neza. Ibintu biri munange kare katonda wange, ibintu biri bulungi oba just oli mutulimba nyo ubundi nawe soma nizere ko musubijwe. Soma hano kabisa, soma. Ndakeka comment urimo kuzibona se? Si comment ndimo ndazibona. Kimenyi asubije ko ibintu bimeze neza, nicyo gisubizo asubije. Abantu mufite amagifti mwoherereze Kimenyi. Sinzi niba hari ibindi bibazo mufite kumubaza, bambressing tumaze kugira abantu 1,200 mu blessing Kimenyi mu amagifti. Hanyuma abarundi muri hano, abanyarwanda mwese muri hano, abatanzania, abanyakenya, abanyarwanda muri Canada, abari muri Amerika, abari muri Europe, abari Kimenyi Yves. Yago nta kuntu nka gutyo bantumiye kuri live yawe nanjye nabo mu host. Byakunda nka guhostinga. Byakunda. Your damn call me Kimenyi Yves. See, this is Yago Nyarwaya. Now you're going Tangira, let's go. Let's go, bro. Okay. Reka nagire gutya. Musina. Jayandi witwa biza. Ariko Kimenyi, uretse gato twinjiye mu gace k'utururu n'izindi kuko tugiye kuzamura n'abandi bantu. Kimenyi uretse kubaze Kimenyi ubundi ko ari kuzamura umusani w'umuraperi, ubundi nta mirongo wateguye ngo dukubite imirongo deni tuzamura abandi bantu? Nta mirongo. Kakubwira umurongo nigeze kwandika mani niga muri senior 4 usekeje wa 4 Dore ngo nashaka kuba online, ngo nashaka kuba umuntu ngo wa hip hop ngo bimwe byataye. Amakuru mutazi Kimenyi ubu ngubu ngo yashakaga kuzaba ngo muraperi wa dance. Ama-G The Black twakwakiriye. Uratuma abantu umurongo wanjye mwibagirwa amajinaza. Amani. Uretse babanze baturapire Yago, wambabare tukabanza twumva flow.
Okay. It's good. ye bro njyewe ndarapa byaba ngombwa nkarya pa njye sindi nka papi uhora papaza yambaye ibipapa ahora papa Amani. 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 Ni wowe jaji, ni wowe jaji. yari yaje mu mahoni boni ngahura na papitu yambaye ibipapa. Amani. abajiya bimeze bite? Amani, niwe ugiye kujajinga, niwe ugiye kujajinga imirongo ya Kimenyi. Twagiye. Kimenyi bimeze bite? Kunzamo akantu kavuga ngo njye sindi nka papi. Yewe akaboro kanga njye sindi nka papi. uhora papaza yambaye ibipapa cyaza noneho reka nkubwire Kime, yo hari match twakinanye kera ariko ntabwo wabyibuka tu. harya sanitasi se oya kera wiga ikabuga natwe twiga ku munini. yibuka muza mu kigo tukabatsinda mukadutsinda ibitego 8-0 ya ndi mu izamu dufite directeur Biyane send your wahushwe igitego. uziko abajisuise byibuka se none se uzabaze Olivier Gishweka uriye ubundi Gishweka irindi zina